nagira rero ntatinze bite mbagezaho ibyavuye mu bizamini bya leta. Ubu ndaza gusaba abari ku buhanga bw'ibyuma ko bagerageza tukajya tujyana kugira ngo ibyo mvuge hano n'abandi bari hano babibona. Uyu mwaka rero dusoza w'amashuri 2024-2025 abanyeshuri bakoze biyandikishije gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ni 220,927, naho abiyandikishije gusoza ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye kisha gukora ibizamini, ariko umunsi w'ikizamini wagera nyirizina ntibaze kubikora. Hanyuma muri aba banyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza mu 219,900 bakoze ibizamini mu by'ukuri, muri bo 166,333 gutsinda bino bizamini. Ni ukuvuga ngo uko bakoze byabashije kugera ku gipimo ngenderwaho aricyo impuzandengo ya 50% dufatiraho, akaba ari 75.64% by'abana bose bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza. Muri aba banyeshuri batsinze rero 46.8% na abanyeshuri b'abahungu, hanyuma 53.2% akaba ari abanyeshuri b'abakobwa. Aha rero wenda abari basanzwe wenda bafite imibare y'imitsindire yo mu myaka yabanje ndetse harimo n'uyu, bashobora kwibaza batese ko tureba ikigero cy'imitsindire agabanutse, ariko dushingiye ku twakoze tumaze kubona ibyavuye muri ibi bizamini, ahubwo ko abana bakoze neza. Uko mubibona byerekanwa hari, ndagira ngo mbaha amakuru make yerekana ko habayeho gukora neza ku banyeshuri bose aba barangije amashuri abanza. Tugereranije ibyavuye mu bizamini bya leta umwaka ushize 2023-2024 ukanabigereranya n'ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye uyu mwaka, ndagira ngo nerekane uburyo habayeho mu by'ukuri gukora neza kw'abanyeshuri. Tuza kugaruka ku mpamvu wenda zabiteye. Ufashe mu mwaka ushize mu bizamini bya leta, iyo twarabariye kuri 50%, tukavuga tuti abanyeshuri batsinze n'abazaba bagize nibura 50% y'impuzandengo y'ibizamini byose bakoze. Abanyeshuri bari kuba bagize hagati ya 0 n'amanota 10, ndavuga ku ijana, bari kuba ari 126, ariko uyu mwaka bavuye ku 126 bagera kuri 36. Bivuga ngo umubare w'abanyeshuri bari kugira amanota make cyane waragabanutse ugereranije ibizamini by'umwaka ushize n'iby'uyu mwaka. Abari kugira hagati ya 10 na 20 nabo baragabanutse bava ku 1,392 bagera kuri 64 gusa. Ngira ngo murumva uburyo abanyeshuri bari mu cyiciro cy'ababona amanota make cyane bagabanutse ugereranije umwaka ushize n'uyu nguyu. Reka nihute wenda ngere ku bari kugira hagati y'amanota 30 na 40, bari 45,148 umwaka ushize, iyo tuza kubarira kuri 50% nk'inota byo gutsindiraho, ariko ubu ni 10,916 gusa. Ni ukuvuga ngo aba banyeshuri bagiye bava
hariya aho abatsindwa cyane bari bazamuka bagiye bajya mu cyiciro cy'aho abanyeshuri amanota meza n'iyi mibare iri hariya hari icyatsi aho kuva kuri 50 kugeza kuri 60 umwaka ushize iyo tuza kubarira kuri 50 bari kuba ari 43,677 ariko ubu bariyongeye baba 61,301 bivuga ngo tuvana abana muri cya cyiciro tsindwa cyane ahubwo bajya mu cyiciro cy'abagerageza gutsinda ndetse no kuva kuri 60 kugeza kuri 70 ubushize bari 27,500 ariko ubu ni 51,116. Aha rero imibare iratwereka ko mu by'ukuri nubwo turebye imitsindire rusange umwaka ushize wavuga ko wenda yari hejuru ariko bibuza ko ubu ngubu bongeye amanota yo gufatiraho ariko n'imibare iratugaragariza ko abana bakoze neza. Hanyuma tugiye uko abanyeshuri bakoze mu turere dutandukanye biragaragara ko akarere ka Kirehe, Kicukiro na Ngoma ni tumwe mu turere twakoze neza. Abanyeshuri basoza amashuri abanza kuko Kirehe mu banyeshuri bose basoza amashuri abanza bakoze ikizamini cya leta 97 barenga batsinze. Hanyuma muri Kicukiro 92 n'ibice 2 baratsinze, hanyuma na Nyagatare 87 baratsinze. Nubwo ariko bimeze neza muri Kirehe na Kicukiro, tundi turere ubona ko hakenewe gushyirwamo imbaraga, cyane cyane nk'akarere ka Nyaruguru aho mu banyeshuri bose bakoze ikizamini cya leta 64,57 aribo batsinze ikizamini cya leta. Hanyuma Ruhango 66 barengaho gato nibo batsinze ikizamini mu banyeshuri bose bakoze ikizamini. Hanyuma na Nyabihu nayo 69. Uko niko mu turere mu by'ukuri byari byifashe mu bizamini bisoza amashuri abanza. Iyo rero tumaze gukosora ibizamini bya leta tukabona ibyavuyemo, tunashyira abanyeshuri mu myanya. Aha rero nagira ngo mabwire ko abanyeshuri barangije amashuri abanza abatsinze twabashyize mu myanya. Twari dufite imyanya itandukanye, ni ukuvuga hari abanyeshuri biga babayo muri boarding schools, ariko tukagira n'abanyeshuri nabo biga mu mashuri ya hafi y'iwabo biga bataha. Ubu rero mu banyeshuri 166 birenga batsinze ikizamini gisoza amashuri abanza 15,695 nibo twabashije guha imyanya mu mashuri biga babayo biga boarding schools, naho abasigaye bakaba ari 150,639. ni ukuvuga ngo imyanya yose yari ihari mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye twayishyizemo abanyeshuri nk'uko mubibona rero ni na mike, aba ari 7% gusa niyo myanya dufite y'abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye biga babayo, kandi yose twayishyizemo abanyeshuri. Icyo rero ibyo byari byavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza. Nkaba nagira ngo nanakomeze mbagezaho ibyavuye mu bizamini bya leta by'amashuri icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Aha rero nk'uko na mbere twari twabivuze, amashuri yabereyemo amashuri yari afite abakandida bakora ibi bizamini. Uyu mwaka yari 1,890. Hanyuma abanyeshuri bose biyandikishije gukora ibi bizamini ni 149,206. Hanyuma abakandida bakoze ikizamini ni 148,702.
murebye rero ubundi uyu mwaka byagaragaye ko abenshi umubare munini w'abanyeshuri biyandikishije gukora ikizamini n'ubundi baragikoze, ku buryo ari nayo mpamvu ubona ijanisha ry'abiyandikishije ndetse n'ijanisha ry'abakoze ikizamini bingana. Ni ukuvuga ngo umubare w'abatarakoze ikizamini wari muto cyane. Muri aba banyeshuri rero bakoze ikizamini 148,702, abanyeshuri twabashije kubarira amanota abo twita graded ni 148,676, hanyuma abatsinze ni 95,674, bikaba bingana na 64.35%. Hanyuma muri bose abakobwa akaba ari 50.2%, hanyuma abahungu akaba ari 49.8%. Nk'uko nabivuze mbere, ku byavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza, abafite wenda imibare y'imyaka yahise bashobora kwibaza bati se ko tubona imitsindire yagabanutse, ariko nk'uko nabivuze isesengura twakoze ahubwo ryagaragaje ko abanyeshuri bakoze neza. Ibi rero bisa n'ibyo navuze mbere, aho abanyeshuri bagize amanota make bagabanutse cyane, ahubwo bakajya bagenda mu gice cy'abanyeshuri bagerageza gukora neza. Reka ntangemo ingero nkeya, aho nk'urugero umwaka ushize iyo tuza kubarira kuri 50%, abanyeshuri bari hagati ya 30 na 40 bari kuba ari 37,082, ariko ubu ngubu baragabanutse bagera ku 11,850. Wajya muri cya cyiciro ndetse tunafatiraho abatsinze, inota ry'abatsinze guhera kuri 50 kugeza kuri 60, iyo tuza kubarira kuri 50% umwaka ushize twari kubona gusa abanyeshuri 24,925, ariko bikubye hafi kabiri, ntabwo ari kabiri ariko bariyongeye bagera ku 41,269. Ni ukuvuga ngo umubare w'abanyeshuri wagiye uva muri bariya bagira amanota make cyane wagiye wiyongera hariya abanyeshuri batsinda neza. Aha naho turere dutandukanye nuko isesengura ryatweretse ko nanone Kirehe iza imbere mu bakoze neza, aho mu banyeshuri basoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye 91.3% batsinze, Ngoma 78 barenga ku ijana baratsinze, hanyuma Kayonza naho 78.4 baratsinze. Ariko nanone nk'uko nabivuze mbere, hari uturere hagikenewe gushyirwamo imbaraga, kuko nka Gakenke, Kamonyi, Musanze ubona ko 46%, 45 na 44. Aha rero naho iyo tumaze gukosora tugakora isesengura ibyavuye mu bizamini, nabwo dushyira abanyeshuri mu myanya. Abanyeshuri bagiye mu mwaka wa kane y'amashuri yisumbuye, aha nkaba nababwira ko abanyeshuri bajya mu burezi rusange aribyo twita general education ni 20,681, nibo bagiye mu mashuri abanyeshuri biga babayo, na 18,929 bajya mu mashuri abanyeshuri biga bataha. Hanyuma abanyeshuri bajya kwiga tekinike, imyuga n'ubumenyingiro 28,213 bazajya kwiga mu mashuri yiga babayo, naho 20,641 bajye kwiga mu mashuri abanyeshuri biga bataha.